cyane inshuti bavandimwe abo dufatanyije kwizera aho waba usengera hose mu itorero mu matorero agiye atandukanye bafata nk'abavandimwe ariko abizera Yesu Kristo by'umwihariko yego muri abavandimwe muri bene data muri Yesu Kristo ndabashimiye cyane. Hanyuma amazina ni Imana Eric nkuko musanzwe munkurikira kuri YouTube Live for Christ Alone TV mu by'ukuri tuganira ijambo ry'Imana. Rero uyu munsi by'umwihariko bifuje gushimira abantu. Hari abantu bajya bankurikirana bagasharinga video zanjye bakansengera abambwira ati ibintu bigende neza tubashe gukora gutya na gutya. Imana ibahe umugisha. Nagira ngo rwose basabire umugisha kandi umugisha w'Imana ubabeho kandi icyo basabira ni amahoro. Imana ibagure mu bikorwa byanyu. Imana ibahe umugisha mu buryo bw'umwuka no mu buryo bufatika. Imana ibagirire neza. Imana ibakomereza amaboko. Imana ibane namwe. Imana ibahe umugisha mu rubyaro rwanyu. Imana ibahe umugisha mu byo mukora byose kugira ngo izina ryayo rikomeze gushyirwa hejuru. Ndabasaba umugisha rwose mbikuye ku mutima kandi mukomeze mushyigikire dukomeze kwagura ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Amen.